turakiriye mwami wanjye, turakiriye umutima ngongera gusubira mu gitereko. Oya, hari abantu imitima yari yamaze kuva mu gitereko, hari abantu imitima yari yamaze kuva mu gitereko, ariko Uwiteka avuganye nanjye ko iyi mitima yisubije mu gitereko. Mana will be for the right man dasire. Mana isubije iyi mitima mu gitereko, Mana isubije iyi mitima mu gitereko. Mana hari ikintu ikoze, Mana hari ikintu iremye kubera yuko ifukuye iriba. Amina. Kandi ibi Imana ifukuye. Yego. Baze gukorera mu gihe cyabo kubera yuko Imana ni Imana, ntabwo Imana ntabwo yabyemera ibi. Abana b'abantu turabireba ariko tukabona biteye ubwoba, ariko ku Mana iracyari gucura, iri gucura mu ba Dawidi. Nubwo twe turaba tukabona biteye ubwoba, ariko nta bwoba bw'ibihe ku bantu biringiye Kristo. Uwiteka ryibereyemo, Uwiteka ari mu kazi, Uwiteka aje gukora icy'ingenzi, Uwiteka aje gukora icy'ingenzi. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana imaze iminsi imbwira ikintu gikomeye. Yego. Imana narebaje ngo Mana uzi uko ngira ushaka, yemerera Yesu mwiza abantu bawe Kristo, mwuka wawe yongera basingira umusaya w'indogobe kubera yuko Uwiteka kubera umwendezi. Imana ishimwe, Mana ushimwe, Mana ushirwe hejuru kubera yuko hari ibyo ugiye kurema, kubera yuko hari icyo ugiye gukora mu bwoko bwawe, mu badutumbiriye, mu baduteze amatwi. Hari icyo ugiye kurema, hari icyo ugiye gukora, hari abo uje guturaguritsa byari bibaziritse. Yes, reka tubashimire mwebwe mwese abadukurikirana mu mwanya nk'uyu nguyu w'ijambo ry'Imana. Reka nkubwire wowe wahisemo kubana natwe ngo ni ukuri ukore subscribe kandi ujye unakora like, share na comment. Dukenera cyane commentaire zanyu ku biganiro tubaha cyangwa se inyigisho tubasangiza. Rero ni muri ubwo buryo nkubwiye ngo ni ukuri ujye ubikora kandi bizajya bituma natwe tugusabira umugisha. Tubonera kubwira ababikoze ngo Imana ibahe umugisha, nawe utarabikora ugira umwete wo kubikora. Nkuko mubibona rero tufite umugisha wo kuba turi kumwe n'umutumirwa, ariko mbere yuko tumwakira ngo adusuze, reka mbanze mbwire wowe uri mu bibazo mu bihe bikomeye bitandukanye, nkubwire ngo humura, komera, ijuru riragukunda. Abantu nabo batakugirira icyo bakwitaho cyangwa bagukorera, ariko ijuru ryo riragukunda. Rero nagira nkubwire ngo nge turi kumwe ni Pastor Moise uhotistinze iki kiganiro. Korodi Karame, ndabibona yuko rwose uragaragara neza imbere ya kamera. amen. Kandi tukuzi nk'umukozi w'Imana. Imana ndabizi neza ko yakuzanye kubera impamvu, kandi iyo mpamvu niyo dukeneye ko abantu b'Imana babona. Nagira ngo rero usuza abadukurikiye bose, numara kubasuza ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Yego, abantu mwese mudukurikiye ndabashuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese, mwe mudahwema gukurikira ibyigisho byacu, mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Shuhuje abari mu Rwanda rwagati, shuhuje abaturanyi bacu abari muri Uganda, inshuti zacu z'abarundi, abagande, abari muri Australia, abarundi rwose mbakunda cyane, murabizi. Imana data wa twese bampera umugisha, abadespora namwe Imana ibampera umugisha, murabizi mbakunda cyane, namwe mbahozaho umutima. Ingabo z'igihugu namwe ndabakunda cyane, namwe mbahoza ku mutima. Imana ijye ibampera umugisha mwinshi. Abaganga mwese aho muherereye muri kwita ku barwayi, namwe ndabashuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Abarimu mwese namwe muba muri kutwitera ku bana, mubaha ubumenyi no kumenya no gusobanukirwa, namwe ndabakunda cyane kubwo umwuga wanyu ndabubaha. Namwe amahoro y'Imana abane namwe. Ushobora kuba uje aribwo bwa mbere kuri izi televiziyo, ndabona ari televiziyo zirenze 1, 2, 3, 4, 5, ariko waza aribwo bwa mbere ukaba aribwo umbonye. Ndi umubyeyi, nitwa Yamfashije Claudina, mbarizwa mu itorero rya Revelation Kagugu. Ndi umukristo nkunda Imana n'abantu b'Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha.
nkaba nkunda kugaragara cyangwa kuboneka kuri shene ya Yesu ari ku Ngoma TV, ninjye nyiri iyo shene. Rero Yesu aduhana umugisha, namwe Imana ibaha umugisha, mwe mwemeye ko tuza kuganira uyu munsi wa none. Pasiteri, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Claudie, tuguhaye ikaze na bene data bose turi kumwe, turanezerewe. Hanyuma reka ngusengera Imana, uze nk'umubyeyi ufite inararibonye, ufite ubuhamya, umwuka w'Imana yaguhaye iki? Abantu b'Imana bahe icyo umwuka yaguhaye nicyo dukeneye. Karibu. Imana ishimwe. Reka umusomyi mwiza wa Bibiliya tudatinze fashe gusoma, dusomere mu gitabo cy'Abacamanza, niho tugiye kujya. Abacamanza ibice byawo ni 15. Yego. Uhere ku murongo waho, ni inkuru ndende ariko ndazisobanuraho nihuse, ntago ndi bubarambire. Abacamanza ibice 15, umpere ku murongo wa 13, ungereze ku murongo wa 20. Abacamanza 15 umurongo ni wa 15. Ibice ni bingahe? Ibice ni 15, umurongo ni wa 13 kugeza kuri 20. Yego. Abacamanza ibice 15 umurongo wa 13 kugeza kuri 20. Aravuze ngo baramusubiza bati oya, ahubwo turakuboha tukudadire tubagushyire, ariko nukuri ntituri bukwice. Yego. Bamubohesha imigozi mishya 2, bamuzamukana bamukuye muri icyo gitare. Ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka n'imigwegwe ishiririye. Yego. Ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko, nuko abona igufa ry'urwasaya ry'umusaya w'indogobe ararisingira, aryicisha abantu 1000. Pastor, ntiwaburekeye aha nkasobanura gace kugira ngo abantu baze kumva ijambo ry'Imana. Noneho kandi gace guhera kuri 17 kugera kuri 20 nako kaza kukansomera. Rwose shaka ko abantu tugiye tuganira bagiye kudukurikira. Buriya naho ntabwo Yesu yazanywe n'abantu benshi, ahubwo yazanywe nawe wowe ugiye gukurikira iki cyigisho, wowe ugiye kucyumva iki cyigisho. Yazanywe n'umuntu ku giti cyiwe, yazanywe na Claudine ku giti cyiwe. Ntabwo Yesu yazanywe n'uruvunge rw'abantu, mushobora guterana muri 5 cyangwa muri 20, ariko Yesu ari gushakamo umuntu umwe wenyine gusa. Niyo mpamvu nakubwira ngo iki cyigisho ndabizi cyakurikirana n'abantu benshi, abari mu Rwanda rwagati, abatuye hanze y'igihugu, abadiaspora, ndabizi muragikurikirana. Ariko nukurikirana icyigisho jya wumva, ntukajya ureba ngewe uri kuvuga, ahubwo ujye ukurikira amagambo, wanahindukira ukifatira Bibiliya ugasoma aya magambo ari muri iki gitabo. Aya magambo niyo yakubera inkomezi, aya magambo niyo yahindura ubuzima bwawe, akaguha ubuzima, akaguha imibereho. Niyo mpamvu nari mbanje kukubwira aya magambo. Dusomye amagambo mu gitabo cy'Abacamanza. Yego. Izi nkuru rero ndazikunda cyane z'uyu mugabo. Uyu mugabo ni umugabo bita Samusoni. Barangije ngo uyu mugabo Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo baramusumira, ngo baramusubiza bati oya, ahubwo turakuboha tukudadire, ngo niturangiza tubagushyire. Yego. Barangije ngo baramufashe, aba ni Abafilisitiya bari bafashe Samusoni. Barangije ngo baramusumira, bamaze kumusumira ngo baramufata, ariko baramubwira ngo ntago bari bumwice. Oya, wowe udukurikiye, hari ibintu byagufashe, uragenda abantu bakakubona ugenda, ntabwo byigeze bikwica, kubera yuko hari
umugambi w'Imana ikigufiteho ntabwo ibyo byagufashe cyangwa byakuziritse ibyo byakwica. Imana ishimwe. Ngo bamaze kumusumira Abafilisitiya, barangije ngo Abafilisitiya ngo baramufata, ngo barangije ngo baramuboga bamukura ngo muri icyo gitare. Imana ishimwe. Imana igira abantu ikura mu gitare. Hari abantu basa naho bubarayaho n'igitare, ariko kubera ijambo ry'Imana tugiye kumva, Yesu agira abantu akura mu gitare. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo bamaze kumusumira, ngo barangije ngo baramufata, ngo baramuzirika, bamuzirikisha ngo imigozi y'imigwegwe. Barangije ngo baramufata bamubohesha imigozi y'imigwegwe. Samusoni, ntabwo nzi ngo wowe bakubohesheje imigozi imeze ite, ntabwo nzi ngo bakubohesheje iminyururu imeze gute, ariko ngutangariza itangazo, nuko Uwiteka aje kukubohora, nuko Uwiteka aje kukugirira neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo bamaze kumuboha baramudanangira, ngo barangije ngo baramufata, ngo barangije ngo baramuzamura Abafilisitiya baramujyana. Bamaze kumujyana ngo bari bagiye kumwica, ariko kubera ko Imana yari imufiteho umugambi ntabwo byari kwemera. Imana ikigufiteho umugambi mama, nta kintu cyaguhitana. Imana ikigufiteho umugambi bakugambanira ariko ntupfe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo baramuzamura, bamaze kumuzamura baramuzirika baramudanangira. Bamaze kumudanangira bari bazi ko babikoze byarangiye. Oya, ntabwo nzi ahantu wadanangiriwe, ntabwo nzi ibintu bakuzirikishije, ntabwo nzi niba barakuziritse amaboko n'amaguru. Oya, ntabwo mbizi, ariko ngo umwuka w'Uwiteka parawiri bini fodraimande yasiremora, ngo umwuka w'Uwiteka wongera kuza kuri uyu mugabo Samusoni, n'ibintu byari bimuboshye ngo birangije ngo biradohoka. Imana ihabwe icyubahiro. Muntu udukurikiranye, musabiye umwuka w'Uwiteka, uyu mwuka uyu munsi ukuzeho, byari bikuboshye bidohoke. Imana ishimwe. Ibintu byari biboshye amaboko yawe ntabwo yakiraga, ibiganza byawe ntabwo byafataga ngo biremeshe, wadepozaga nk'abandi ariko bikanga. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo ibintu byari bikuboshye bidohoke mu izina rya Yesu Kristo. Iyi minyururu yari ikuboshye uyu munsi wa none wongera ubohoke. Ngiyi migwego irangije iraturagurika, bimera nk'ishiririye. Nari mvuze ngo ibintu bikuboshye byongera bituragurike. Kana wiri bini fodraimande yasiremora, ibintu biboshye ubuzima bwawe, ibintu bikoshye wa mukobwa we, ufite inzingo zari zikuboshye zatumaga udatambuka, zatumaga udashaka, zatumaga utubaka. Ndavuze kakanya mbona ubohoke. Ndavuze ngo umaze igihe ku gisasiro, Uwiteka nakugarukeho. Uyu mwuka w'Imana yongera kumanukeho, akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Amina. Ngo umwuka w'Uwiteka arangije ngo aza kuri uyu mugabo. Oya, umwuka w'Uwiteka aza ku mugabo udukurikiranye, wa wundi wabonaga ko byanze, wa wundi wabonaga ko byamucanze, umwe wabonaga ko keredi zabaye nyinshi, umwe wabonaga ko amadeni yabaye menshi. Uyu mwuka w'Uwiteka naza ku buzima bwawe arabirangiza, arasiga ibintu byose bitabaguritse ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Amina. Umwuka w'Uwiteka ngandiraza kuri uyu mugabo, amuzaho cyane. Umwuka w'Uwiteka icyama uyu munsi wa none akabazaho, akabatsindaho, akabagirira neza, akababohora ibyo bababohesheje, akabohora agahinda, akababohora, akabaha amahoro yo mu mutima. Mukagenda mwumva munezerewe, mukagenda mwumva mufite amahoro yo mu mutima, kuko aricyo cya mbere. Umuntu yarya neza, umuntu akagenda mu modoka nziza, umuntu akarara muri etaje, ariko pasite nta mahoro yo mu mutima afite. Nta kintu byaba bimaze kuba waba uriho ugenda urya unywa ufite amafaranga, ariko nta mahoro yo mu mutima ufite, byose ni zeru. Ariko nakwifuriza yuko uyu mwuka w'Uwiteka yakuzaho. Umwuka w'Uwiteka amaze kumuzaho, ngo nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe. Mbese umwuka w'Uwiteka amaze kumuzaho, umwereka ngo umusaya w'indogobe. Cyane Imana ikakwereka uyu musaya w'indogobe. Bati cyane Imana ikakwereka uyu musaya w'indogobe. Abantu muri iyi minsi batakaje umusaya w'indogobe. Uyu musaya w'indogobe ni isengesho. Ngwarangije ngo umwuka w'Uwiteka amaze kumuzaho, ndabona uyu musaya w'indogobe, uyu musaya w'indogobe ngarawushingira.
kuwusingira ngo wicishe abantu 1000. Mana ishimwe. Uyu musaya w'indogobe mama urawukeneye muri iyi minsi, ukeneye umusaya w'indogobe wagusingiriza ukakumenagurira ibyari bikuzengereje, ibyari bikubangamiye, ibyari bikuruhije. Waba uruhijwe n'urubyaro, ukeneye umusaya w'indogobe. Waba uruhijwe n'ubukene, ukeneye umusaya w'indogobe. Waba uruhijwe n'ubushomeri, ukeneye umusaya w'indogobe. Mana ishimwe. umusaya Ukeneye umusaya w'indogobe. Ubuzima bwawe burimo bwose, uko waba uri kose, uko waba umeze kose, ukeneye Imana. Ubuzima waba urimo bwose, waba wicaye mu ndege, waba uri kugenda mu modoka, waba uri wicaye muri vewuti, waba wicaye muri karina, waba wicaye muri vigo, ukeneye ubuntu bw'Imana cyane rwose. ukeneye Imana mama. Ukeneye umusaya w'indogobe. Uyu musaya w'indogobe wawicisha amadeni. Uyu musaya w'indogobe wawicisha ubwenge buke. Abana baragenda bakajya kwiga, bandi bakazana biroti, wowe bakazana amazeru. Ukeneye umusaya w'indogobe wakwicira ubu burwayi umaranye igihe kirekire. Ukeneye umusaya w'indogobe wakwicira ubwo bugumba. Ukeneye umusaya w'indogobe wakwicira ubwo bukene. Ukeneye umusaya w'indogobe wagusohora muri iyo keredi. Ukeneye umusaya w'indogobe wagusohora mu madeni. Ukeneye umusaya w'indogobe. Uyu musaya ni isengesho rijya rizamuka rikagera ku Uwiteka Imana ngo rigakomanga rishaka kureba Imana. Etana w'ibini fodorayi mande yasiremora erebo dotayini miniyasi. Imana ishimwe. Uyu musaya w'indogobe, oya umuririmbyi yararirimbye ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ushaka kureba Imana ngo ugakomanga urugi. Yesu we, icyampa ugashaka umutima wawe uyu munsi kureba Imana, ugaharanira gushaka Imana, ugaharanira kureba ineza y'Imana. Imana ikakwiyereka, Imana ikakugirira neza, kubera yuko Imana iragushaka mama. Imana iragukeneye ubuzima bwose waba urimo. Imana iragukeneye wa mukobwa we, ubuzima bwose waba urimo. Imana iragukeneye wa mugabo we, ubuzima bwose waba urimo. Imana iragukeneye. Yewe Imana irabakeneye. Oya nimusenge, oya mwicike intege, nimwongere musenge, nimwongere mutakambira Imana. Abantu bongere bakwitabe Yesu. Imana ishimwe. Ni wowe ukeneye. Imana ihabwe icyubahiro. Oya uyu musaya w'indogobe pasiteri arawushaka. Uyu musaya w'indogobe muzehe arawushaka. Uyu musaya w'indogobe umudiyakoni arawushaka. Uyu musaya w'indogobe umuririmbyi arawushaka. Ubuze urubyaro arawushaka. Ubuze uko agira arawushaka. Yemerera Yesu mwiza, abantu bawe Kristo, mwuka wawe yongera basingire umusaya w'indogobe, kubera yuko Uwiteka, kubera yuko umurengezi. Imana ishimwe. Mana ushimwe, Mana ushyirwe hejuru, kubera yuko hari ibyo ugiye kurema, kubera yuko hari icyo ugiye gukora mu bwoko bwawe, mu badutumbiriye, mu baduteze amatwi. Hari icyo ugiye kurema, hari icyo ugiye gukora. Hari abo uje guturaguritsa byari bibaziritse, ukabituraguritsa bigashirira n'imigwegwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Reka dukomeze hasi. Ongera udusomera 17 twumve uko havuga. Nabwo ngo ntabwo mbatindira, ariko wo kubwirwa buri aba yabwiwe n'uwo kumva abayumvise. Murongo wa 17. Murongo wa 17. Cyo 15. 15 umurongo wa 17. Yego aravuze ngo murongo wa 17. Yego aravuze ngo reka twasome neza. Ngo nuko amaze kuvuga atyo, ngo nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya warangije ngajugunya umusaya wari mu ntoki ze. Kandi aho hantu hitwa Iramatirehe. Kandi aho hantu hitwa Iramatirehe. Mbamarira uburake aho ngaho dushyiremo akatemara abantu babyumve neza. Ngo kandi uyu Samusoni ngo amaze kuvuga atyo, amaze gusenga, amaze gusatira wa musaya w'indogobe, amaze kuwicisha amadeni avuyeho, za keredi zivuyeho, abona ari kurya bikemera, abona ari kwambara bikemera,
isengesho abona amaze gutwika bikemera nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 10 abona avuye mu kagare ahagurutse abona avuye ku gisasiro arangije ngajugunya umusaya umusaya w'indogobe arawujugunya arangije ngajugunya isengesho tanawiri bini fodrayi mande ya siremora Yesu mwiza abantu benshi bajugunya amasengesho abantu benshi bajugunya umusaya w'indogobe abantu benshi bataye icyo bamenye abantu benshi bavuye kuri Kristo ariko data wa twese ni umunyembaraga ariko Yesu ni umunyembabazi nyinshi mureka dusenga Imana mureka twaguta icyo twamenye ngo kubera ko insengero zifunzwe ngo niturangiza duta icyo twamenye Imana ishimwe ayiwe abantu benshi abakobwa bataye umusaya w'indogobe abakobwa bataye isengesho bataye Imana bataye intwaro barwanishije barasinda babona akazi ariko intwaro barayitaye Imana ihabwa icyubahiro barangije ngo barawujugunya Samusoni arangije yirengagiza Imana yamukuye muri Egiputa yamukuye Lodebahi arangije ngo afata umusaya yatsindishije aho yatsindiye arangije bariho anajugunya umusaya abantu benshi bajugunya umusaya nari mbabwiye ngo nimukomeze icyo mwamenye mugikomeze kubera yuko Kristo arabashaka Kristo arabakeneye ntabwo ari igihe cyo gucika intege mama ntabwo ari igihe cyo gucika intege papa ntabwo ari igihe cyo gucika intege mushumba ntabwo ari igihe cyo gucika intege muririmbyi ntabwo ari igihe cyo kugwa ahubwo ni igihe cyo gukomeza ramira Mana ishimwe Mana ihabwa icyubahiro ni igihe cyo gukomeza ntabwo ari igihe Yesu Kristo arawiri birisadrayi Mana yasiremora eremo datayinimini yase ntabwo ari igihe cyo gucogora ni igihe cyo gukomeza icyo wamenye dusomere hasi yaho ku murongo wa 18 aravuga agumwuma cyane yarangije ndagumwuma cyane takambira Uwiteka aramubwira ati ndarangije aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe none inyota iranyica mu maboko y'abantu batakebwe usoresha wowe Imana ihabwa icyubahiro marangije ngo arongera aragaruka ngo atakambira Uwiteka akijugunya uyu musaya narangije ndagumwuma abantu benshi baguye umwuma ariko Yesu yiteguye kuguhembura umwuka w'Uwiteka niyongera kukuzaho umwuka w'Uwiteka niyongera kukugarukaho niwongera gutakambira Uwiteka arongera guhembure arongera kuvomerere arongera uhembuke wa pasiteri we urongera uhembuke ndabwira Uwiteka wemeye yuko mba mu maboko y'abantu batakebwe wemeye yuko mba mu maboko y'Abafilisitiya wemeye yuko mba muri ibi byaha ntabwo bikwiye wa mukobwa we ntabwo bikwiye wa mama we ntabwo bikwiye wa musore we ntabwo bikwiye pasiteri ntabwo bikwiye wa muririmbyi we oya ntabwo bikwiye yuko wagumuma ngo mu Bafilisitiya ntabwo bikwiye ko wagwa mu maboko y'abantu batakebwe ntabwo bikwiye ko wagwa mu maboko y'Abafilisitiya arangije ngo atakambira Imana ijya yumva gusenga iyo yitakambiye Imana ijya yumva gusenga Imana iyo uyigarukiye ijya yumva gusenga ko bayitakambiye ko abantu bayigarukiye Imana data wa twese yongera itwumvire turinde kugwa mu maboko y'abantu batakebwe turinde kugwa mu maboko byaba bibabaje mukobwa wararirimbye warahanuye ukagwa mu maboko
kaba karakebwe byaba bibabaje byaba biteye agahinda ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo yiteguye kukugirira neza kubera yuko umugarukiye. Dusomere hepfo yaho turi cumi n'icyenda aravuze ngo ariko Imana ifukurira yarangije ngo imufukurire akariba irehe amazi aradudubika yongera kududubisa nuko amaze kunywa warangize ngo umutima usubira mu nda. Imana ishimwe, Imana yiteguye kuza guhembura abantu bemeye kugarukira Imana. Imana yiteguye kubahembura, Imana yiteguye kubafukurira iriba. Wareba ukabona iriba ryawe ryarakamye. Umunsi umwe umugabo witwa Eliya iriba ryarakamye ryitwa Kereti, ngo ariko Imana itagicirwa kirera ngo imufukurira Sarefati. Imana ishimwe, Imana igifukurira indi riba mama. Uri kureba ukabona iriba ryaratobamye, uri kureba ukabona iriba ryarasibanye. Oya uri kureba oya umushumba wubashye Imana ari kureba akabona akariba karasibamye ariko Imana ivuganye nanjye akije gufukura andi mariba. Imana yavuganye nanjye ko hari andi mariba Imana iza gufukura. Oya nubwo bimeze gutyo muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda nta bwoba bw'ibihe ku bantu biringiye Kristo. Uwiteka yavuganye nanjye yuko aje kubafukurira iriba ryo kongera kunyweraho kandi bafukurira iriba maze kumufukurira iriba ng'umutima ngongera ngusubira mu gitereko. Oya hari abantu imitima yari yamaze kuva mu gitereko, hari abantu imitima yari yamaze kuva mu gitereko ariko Uwiteka avuganye nanjye ko iyi mitima yisubije mu gitereko. Wana wiribini fodorayima mbasire Imana isubije iyi mitima mu gitereko, Imana isubije iyi mitima mu gitereko. Imana hari ikintu ikoze, Imana hari ikintu ireme kubera yuko ifukuye iriba. Amina. Kandi iriba Imana ifukuye nta muntu uzarinyweraho uzagira umwuma, nta muntu uzarinyweraho umutima uzahagarara. Oya Imana ije guhembura abantu. Aba bantu ni abantu ki? Aba bantu ni abantu biringiye Imana, aba bantu ni abantu bubashye Imana, aba bantu ni abantu bakoreye Imana mu kuri no mu mwuka. Umva nubwo bimeze gutyo oya witega ubwoba kuvuga ngo nta mwuka w'Imana ukiri mu bantu, kuvuga ngo umwuka w'Imana wavuye mu bantu. Umwuka w'Imana urahari, hari ba Dawidi Imana iri gutegura bakiri iyo ngiyo inyuma mu ishyamba. Abo ngabo bazaza gukora kandi bakorere mu gihe cyabo. Abo ba Dawidi barahari, Imana izabakura mu ishyamba baze gukorera mu gihe cyabo kubera yuko Imana ni Imana. Ntabwo yabyemera ibi. Abana b'abantu turabireba ariko tukabona biteye ubwoba, ariko ku Mana iracyari gucura, iri gucura abo ba Dawidi. Nubwo twe tureba tukabona biteye ubwoba ariko nta bwoba bw'ibihe ku bantu biringiye Kristo. Uwiteka ryibereyemo, Uwiteka ari mu kazi, Uwiteka aje gukora icy'ingenzi, Uwiteka aje gukora icy'ingenzi. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana imaze iminsi imbwira ikintu gikomeye. Imana narebajiye ngo Mana kubera iki insengero ziri gufungwa aka kageni. Imana yambwira ngo iyo ubwayo yibereye mu kazi, yibereye mu kazi. Hari ba Dawidi ikiri gutereninga, hari abantu Imana ikiri gucura igomba gukoresha. Hari abantu Imana iri gutegura, iri kwigizayo ibidafite umumaro, iri gukura mu nzira ibidafite umumaro bibangamye. Nimara kubikura mu nzira Imana ije gutegura. Nararyamye umunsi umwe ngira iyerekwa turi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mbona ndi ku musozi ariko uwo musozi nkabona ndi nko ku musozi wa Kampala, uriya musozi basengeraho. Uyu musozi mbona nkuhagazeho ariko ngira ngo ndi mu gihugu cya Uganda, niho ndi gusengera kuri Prometeni, ngira ngo niho ndi gusengera. Ndangije mbona ndi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Imana yonyine irimanukiye. Nubwo abantu babona
musozi bayifunze iyo ubwayo yigereye muri guverinoma mbonye hari amaboko Imana itije iki gihugu mbona hari abantu bahagurutse baje biga ku mushinga w'ibintu by'urukerarugendo mbona hari umusozi utoranyijwe muri iki gihugu cyacu uyu musozi mbona wakorotiriwe uyu musozi mbona barawugose uyu musozi mbona ni umusozi wo gusuriraho ni umusozi usa nkaho ari ibintu by'urukerarugendo ariko uyu musozi ukitirirwa izina ry'Imana mbona uyu musozi ni umusozi wo gusengeraho mbona uyu musozi ni umusozi wo gusengeraho Imana irambwira ngo fata ibihe byo gusenga ntabwo ari ibihe bitinze ntabwo ari ibihe birebire ntabwo bifashe igihe kirekire uyu musozi amen. Imana izanye amaboko muri iki gihugu cyacu hari amaboko Imana itanze muri iki gihugu amen, kandi amaboko akomeye amen. mbona uyu musozi urateguwe kandi uteguwe n'abantu bakomeye mbona uyu musozi tubibonyeho turi abantu benshi turi kuwusengeraho mbona natwe abanyamahanga baje kuri uyu musozi baje gusengera i Rwanda nibuka abantu benshi bajya bavuga ngo Imana yacu ibi Rwanda yirirwa ahandi igataha i Rwanda numva data wa twese aravuga ngo none ije gucumbika i Rwanda n'abanyamahanga bagiye kujya baze kuri uyu musozi baje gusengera kuri uyu musozi abantu batuye mu bihugu bitandukanye baze bacumbike kuri uyu musozi dusenge duhamagara Imana oya mwicike intege mwijugunye urwasaya mwijugunye isengesho mwamenye ahubwo nimugumize mwogeze ibihe byo gusenga nimugumize mwogeze ibihe byo gusenga muhamagara Imana umwe mube babiri mube batatu murebe ikintu Imana igiye gukora muri iki gihugu cyacu murebe ikintu Imana igiye gukora Imana igiye gukora iby'imbaraga nubwo mureba mukabona biteye ubwoba mukabona inzara mukabona ibyo byose oya no muri covid twarariye abantu bizeye Imana twabayeho twarariye twaranyweye tubaho neza oya witerwa ubwoba niba uri kubona Imana ije guhindura ibihe Imana ije kuduha kugubwa neza Imana ije kuduhembura Imana ije kutwambika imbaraga Imana ije kudukomereza amaboko mwigaragara nk'abatagaragara ahubwo nimugaragare mu maso y'Imana Imana izitugirire neza mwicike intege Imana iziduhembure Imana ize yongere ivugurure Imana ize yongere yubake bya bindi byari byasenyutse yongere ibyubake bimwe mwabonaga ko byarangiye bidafite ishusho bidafite forome oya mwikwishima abantu benshi bamwe njya mbabona bishimye n'isengero barazifunze ariko naho zafungwa ntabwo bafunze urwo mu mutima abishima nabo bafite urwoshyo rwa Satani ni urwoshyo rwa Satani ni imbaraga z'abadayimoni batungwaga n'isengesho rya buri munsi kandi abo ngabo bararibuze ariko cyane rwose ariko navuga ngo twebwe dufite icyo twamenye mureke dusenge Imana duhurize hamwe abantu bakigikiye muze kubyandika muri comment shaka ko dusenga abantu bashaka ko dusenga tugasengera igihugu cyacu nacyo kikazamo ibyiza Imana ikatugirira neza Imana ikadukomereza amaboko byiza byo gusenga bikagaruka mu gihugu cyacu Imana ikagumiza igatura mu gihugu cyacu Imana ikagumiza ikahabamba amahema ikatubambira amahema ku bayobozi bacu Mana we turakwinginze ukora iby'imbaraga amina turagushimiye Kristo ndashoje ndumva nshoje banza ubahe nimero kugira ngo usengere ndumva nshoje nimero ni 0783 70 wanasimbuka ukajya kuri Yesu ari ku Ngoma TV ugakora subscribe aribwo bwa mbere uje ugakora share na comment Imana ikaduhana umugisha reka dusenga Imana Mana data wa twese Mana yo kwizerwa no kwiringirwa Imana nyamana Imana nyagora ku Ngoma uri hejuru y'ibintu byose uri Imana igifata ijambo abantu bakabura ijambo sengera ubwoko bwawe Kristo baha imbaraga zo gukomeza Mana icyo bamenye kandi basa naho baboshye ubabohore Mana ibiziriko bibaboshe ubituraguritse ubishiririze nk'imigwe dushiririze kandi abo baguye umwuma wongera umwuka wawe bagarukeho batakambira Uwiteka wongera ubafukurire iriba fukurire iriba ababyeyi ufukurire iriba ababyeyi ufukurire iriba abagabo fukurire iriba muri
iki gihugu cyacu ufukure iriba Kristo ndakwinginze ngo wongere udufukure iriba umwana wongere utuzenguruke wongere utugote udushingire igiti cyo kunesha Mana ibendera ry'ubutsinzi turikeneye mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo dukeneye ko wadutsindishiriza dukeneye ko waturwanirira dukeneye ko watubera amaso dukeneye ko watuzenguruka kandi ukadukomeza mwuka w'Uwiteka musabiye abantu bose bagiye gukurikira iki cyigisho imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana ziganze ku muntu wese ugiye gukurikirana Mana iki cyigisho kuri izi sheni zose Mana iki cyigisho kigiye gutambuka ubu butumwa bugere ku isi yose bwamamare kandi bugende buhindure barwayi mubahindure barwaye umwuma Mana ubahembure ubamare umwuma bafite imitima ihagaze imitima wongere Mana yisitereke mu gitereko mu izina rya Yesu Kristo bari bananijwe n'ubukene bari bananijwe n'agahinda bari bananijwe n'ubukode Mana ubarengere utabara ubwoko bwawe kubera yuko uri Kristo kubera yuko uri umubyeyi kandi uri umurengezi mwiza turagushimiye Kristo turaguhimbaje kuko uri sawa umwami wacu Yesu Kristo izina rye rishimwe kandi rishyirwe hejuru ni mu izina rya Yesu Kristo bisanze nizeye amen. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha ibiganiro byacu nakagaruka Imana ibaho umugisha kandi nitukurarika uzongera ugaruke. Murakoze cyane.